Yego, birashoboka. Kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Muraho neza bakunzi bacu mukurikiye abacu SMS TV. Nitwa Afite Masumuta, umunyamabanga w'umuryango SMS, nkaba n'umukorerabushake w'uwo muryango. SMS ni amagambo y'impine, ariko mu magambo arambuye y'Igifaransa ni Cri du cœur d'une mère qui espère. Mu Kinyarwanda tugenekereje twavuga ko ari ijwi ry'umubyeyi utihebye. Umuryango SMS ufite intego yo gushaka abari abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'umubyeyi witwa KAMANA Laurent. Ni umubyeyi ushakisha umwana we baburanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ni karibu KAMANA, tuguhaye ikaze. Murakoze. Nitwa KAMANA Laurent, ntuye mu karere ka Gasabo, umurenge ni Rusororo, mu kagari ka Kabuga ya mbere. Nkaba nifuza kurangisha umwana nabuze akiri akana gatoya, ariko ahanini byaturukaga kuri Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mu Rwanda. Itangira twabaga i Kabuga, ariko noneho bitewe n'uko na mbere hari ikibazo cy'abakundaga kutumenasa nge na mama w'uwo mwana, nari nabanje kumwohereza ngo ajye mu rugo mbona ibintu bitameze neza. Mu gihe indege wari perezida w'igihugu ya Habyarimana bayihanuraga, nahise mwohereza mu rugo mbona hari amagambo atari meza turimo kubwirwa, kuko umuntu yaraje aratwongorera ati iri joro hari abantu byanga bikunze bari bwicwe. Noneho bitewe n'uko hari igihe interahamwe z'Ikabuga zaje mu rugo nijoro, baratwinjirana baravuga ngo nidusobanure impamvu, ngo dukore inama ngo zo kuzica interahamwe. Ariko ikintu bagenderagaho nahise nyitekereza, hari umugabo twari duturanye bamwitaga Frere, ariko yari yaravuye mu bufere, yari yarashatse, yari afite umudamu w'umwarimukazi. Noneho aravuga ati mvuye mu mujyi nsanga hari umwuka utari mwiza, abayobozi bamwe na bamwe, abayobozi b'amashyaka ati barimo gupfa mu buryo butunguranye, ababishe ntibabamenye, cyane cyane bishwe nijoro. Ati none twakoze sekirite. Ubwo yatangaga urugero guhera hafi y'aho isoko ry'Ikabuga ryaberaga kumanuka kugeza hafi ku mashuri y'Abakatolike yarahari, tugakora sekirite iyi miryango duturanye, noneho tukajya turinda dukora irondo nijoro kugira ngo hatazagira umuntu twinjirana akadukuramo umuntu tutabizi. Urumva ibyo ari byo byose ni umutekano wacu twese uko twari dutuye muri karitsiye. Cyane ko ntanakundaga n'ibintu byo kurara amajoro, nta yego ntawe yanavuze. Cyokora hari undi mugabo umwe w'inshuti w'umudivantiste twari duturanye, ubwo twari turi kumwe turi batatu, turimo gusangira icyo kunywa. Aravuga atari kwita ibyo bintu byaba ari byiza. Noneho mu gihe ku munsi wakurikiyeho hari umuvandimwe twari duturanye, amazu yasaga n'ayegeranye, ahari yumva ibyo tuganira. Ndatekereza ko ari wagiye abibwiriza interahamwe.
wari umuyobozi w'interahamwe muri Kabuga, azana n'izindi nsoresore zo mu nterahamwe, baba bati mutubwire amanama abera hano. Aha tuti se inama zibera hano ni izihe? Aba atwatse ama identity, turagenda iyanjye nari nyifite ku mufuka ndahimwereka. Madamu ajya mu cyumba azaniye, arareba ngo ariko ubu abantu banditse zirangamuntu barareba, batareba nta maso bari bafite. Ngo ibyo nta kibazo, ngo mutubwire inama zibera hano. Noneho mpita nkubitaho agatima ka wa mufurera bya bindi yatuganirije avuye mu mujyi, avuga ngo tujye dukora umutekano wacu, turari rondo dusimburana. Mpita mbabwiza ukuri, mbabwira ibyaganiriwe, mbabwira ko nta n'uruhare rwose mbifitemo, ko nta kindi kintu kirenze icyo. Ariko hakaba hari abasore b'Ikabuga bari batunduzi, avuga ati ariko aba bana twari tukiri abasore, twari dufite akana ka mbere kari gafite umwaka umwe nyine. Ubwo avuga ati ariko nimubareke, dore ni n'abarokore biviriye gusenga. Bibiliya zari ziri ku meza, ndabyibuka byari vendredi tuvuye gutangira isabato. Ubwo noneho bahise batureka, noneho baragenda. Noneho ubwo hari hasigaye hafi nk'iminsi 3 cyangwa 4 ngo indege Habyarimana bayihanure. Noneho aho bayihanuriye byatumye wa mwuka noneho urushaho kuba mubi. Ubwo uwo muntu atubwira gutyo ko byanga bikunze hari abantu bari bwicwe muri iryo joro. Bitangira ubwoba, madamu ndamubwira nti noneho genda ujye mu rugo wowe, kubera ko iwabo, kubera ko nge ntabasha ufata ibitanda n'ibintu ngo mbite bijyana. Ndavuga nti ibyo byose byagaragara nabi, noneho baba babonye batubonye uburyo. Madamu aragenda ajya iwabo, akigera iwabo asanga iwabo bamaze kubica. Bari batuye mu Rudashya, iwabo n'iwacu bari baturanye, ariko twe tubikabuga. Noneho akigera iwabo abonye bamaze kubica, icyo yakoze yahise acaho aragenda ajya iwacu bo bari bagihari. Noneho mu gihe gito cyane amasasu atangira kugera muri Kabuga. Akigera muri Kabuga natwe duhunga twerekeza ku Murindi. Kumbi tukigera ku Murindi dusanga nabi iwacu nabo bahunze, duhurira ku Murindi twese. Tukimara kuhahurira, abari abasirikare bivanze n'interahamwe barasa amasasu menshi hirya no hino mu kirere. Batangira abantu baravuga bati mwe guhita mugenda mwihutira kujya mu mujyi, ahubwo mube muri hano tubanze turebe umwuka uhari ukomeze. Ndibuka ku Murindi twahamaze iminsi igera nko muri 3 hari. Ariko habaga mu masaha yini hakaba gasoko hafi aho ku Murindi. Ako gasoko abafite utuntu bacuruza, ugura utunyanya, ugura imboga. Noneho byageza nko mu masaha yini, inshuro nyinshi hazaga ibisasu bya katyusha bikagwa mu isoko bikica abantu. Rimwe rero kimaze kugwa kisha abantu, bavuga ati ariko hano hari abantu bibyitso, nibo barimo kuransenya abadutera ibisasu. Umuntu wa mbere bahise batekereza, nitwe bahise batekereza. Bakidutekereza, ngiye kubona mbona interahamwe zitonze umurongo ziza ku nzu twari turimo. Ubwo ni ukuvuga ngo twasanze ku Murindi abantu bamwe barahunze nabo, bituma tujya mu mazu yari ahari yaho n'amazu y'ubucuruzi. Abantu barayagabagabana bagenda bafatamo ibyumba. Rimwe na rimwe hari n'igihe imiryango nk'ibiri cyangwa 3 babaga mu nzima. Noneho bahita baza ku nzu twabagamo. Nari hakurya y'umuhanda, ngiye kubona mbona kubera madamu nakundaga kumugirira ubwoba. Na mbere tuhunga nko mu masaa 6 saa 7, hari ukuntu interahamwe zamunye zihita zimwicaza ahantu bati weho. Noneho umuvandimwe wo mu muryango araza aramukiza, aravuga ati oya, uyu muntu ni uwacu rwose, ni mumureke. Kubera yari afite isura igaragara cyane, yari n'inzobe, sinzi ahari menye inzobe zikunda kugaragara cyane, bahitaga bamurobanura mu bandi we bagahita bamubona. Ubwo baramureka. Noneho ntabwo ariko nkurikije umwuka ukuntu mubona,
reka twe gukurikira aba bantu, ahubwo dukate hano. Ubwo twari turi hafi yo ku Murindi, cyari igihe cy'amasaka ku Murindi wa Kanombe, cyari igihe cy'amasaka. Ubwo ndamubwira nti tunyura hano mu masaka tudeborde ahantu twumva haturuka amasasu, twe tujya inyuma. Umva uni wa wundi utazabaho, Imana niyibizi. Arambwira ati hoya hoya, aturamenya ati bajya batubwira ngo n'inkotanyi zizatwica. Ndabwira ntihumura, ntacyo zitadutwara ndabizi. Aratinya ati nikurikiriye abandi ari ndavuga ndasigara nkora iki, nanjye ndagenda. Okay, akora tugeze ku Murindi twamara iminsi nk'itatu, nibwo habaye iyo kese yo kuvuga ngo hano hari n'ibyitso biransenya abadutera ibisasu. Baza mu nzu twabagamo. Hari icyo nari nibagiwe, muri famiye yo mukuru wanjye yashatsemo, twari mu nzu imwe. Noneho bakaba nabo ntago baboroheraga, bakundaga kubagendaho cyane. Interahamwe ziza ngo zije kureba famiye yo mukuru wanjye yari yarashatsemo. Bakiza noneho mbona baje bagana ku nzu twabagamo, mitanza nihuta kuko nahoraga mfite igishyika n'ubwoba guko madamu byanga bikunze atazabaho. Namugiriraga igishyika numvaga bindimo. Noneho mitanza nihuta, nkihagera bahita bambaza ngo niko, ngo nawe ngo uri mu muryango wo kwa Munyanziza. Munyanziza yari umuhungu waho noneho mukuru. Ndababwira nti oya ntago ndu waho, ariko si mukuru wanjye niho yashatse, nabo turi umuryango umwe twashatseyo. Ati okay, nta kibazo, genda nawe ujye hari mujye hariya muri sobanura. Pare madamu akinyumva yari mu nzu, aje kureba, abakubitanya amaso n'interahamwe yari ifite imbunda. Ahita amubwira ngo nawe vayo, ngo nawe vayo. Ubwo badutwarira hamwe. Tukihagera bahise bavuga muzana ama identité yanyu. Madamu akibahereza irangamuntu ye, nabanje kubahereza yanjye, barayinsubiza. Madamu akibahereza ntibiriwe banayireba, bahise bashwanya gusa. Ndavuga nti byarangiye. Noneho ubwo ndamubwira nti rwose ntubona ko nakubwiraga nyabona ko avuga ati reka nkubwira ati dukiziryo uyu munsi, ati byanga bikunze none twagenda. Ariko byari byarangiye. Ubwo ni ukuvuga ngo we bahise bambwira ngo fata uyu mwana, yarahetse akana mu mugongo. Bahita bambwira ati gafate. Madamu arambwira, abanza no kumbwira ati ariko burya abadamu n'abana baba bafite ukuntu bari bamwe cyane, areba na situation uko zimeze, azi n'imibereho yanjye n'ukuntu nteye. Avuga ati waretse umwana wanjye tugapfana. Ndavuga oya, wenda hari igihe kazabaho baramutse bakaretse, ihangane. Akana arakajishura arakama. Nukuri arye ngeraho nkumva amarira agiye kuza. Ndibuka yakoze geste itajya imva mu mutwe, ese asezera ku kana ngo urabeho. Bahise bamwinjiza mu nzu aho bikiraga abantu. Bangaga kubikira hanze, bavuga ngo amasatelite ariho arakurura amashusho, ngo amahanga arimo kubavuga. Noneho ubwo akana narahagaze mera nk'igiti, neberwa icyo gukora, sinabasha kugenda, sinasubira inyuma. None interahamwe ndibuka umudamu umwe witwa Mukandengo, niwo muri famiye twashatse, mukuru wanjye yari yashatsemo. Arambwira ati ariko aranyungura ati nyabuna wavuye aho, ati igihe bagerageza umuntu akamubwira ngo mwiyicire, ati mwiyicire, ati nk'ubwo bakugerageje. Numva kenge kabaye nk'akagaruka mu ntera intambwe. Interahamwe bambaye iravuga iti nkurura ngo vayo twakubonye nawe uzihorera. Mpita mpamagara umukecuru wanjye, yari ageze imbere gatoya, ndafata umwana, araza ahita amufata. Hari interahamwe y'Ikabuga yari inzi, yaritwaga Gahire. Yaranzi twakoraga hamwe, ahita avuga ngo nimukireke ntago kizihorera. Baba baranditse, ndagenda. Noneho ubwo mu kanya gato
umukecuru wanjye arareba aravuga ati ariko aha hantu ashobora kuba yarahuje ibitekerezo n'abandi, ati aha hantu ntabwo tuzahagirira amahoro, ati mureke tuzamuke. Ubwo twahise tuzamuka i Kanombe tujya ahantu bita mu Busanza. Mu Busanza naho nta gihe twahamaze, ubwo naho mu kanya gato cyane amasasu yarahageze, tuba turahimutse turakomeje tugeze za Kicukiro. Ndibuka twaraye muri Eto ku Kicukiro. Umukecuru wanjye afite ako kana niwe wari usigaye agaheka. Ku Kicukiro naho twaharaye rimwe, bucya nanone dukomeza tugenda twerekeza za Gitarama. Ubwo kakana nasigaranye niko nkashakira amata, nabona aho ngura amata rimwe tukaba turimutse, ubwo sinongere kuyabona kubera kari gato ntikashoboraga ibyo kurya, kari mu kigero cy'umwaka umwe. Noneho ubwo kandi noneho ingorane z'ubuzima bwako kuba menase cyane nuko mama wako yari yarahise asama. Kuba yarahise asama byatumye ubuzima bwako buhungabana vuba. Ubwo tugeze za Gitarama naho hari aho twamaraga umunsi umwe twongera tukahimuka, aho dutinze tukahamara iminsi 2. Ubwo turakomeje tugeze za Ruhengeri. Tukigera ubwo kumbi abantu bose bari bafite umugambi wo kwimukira ahantu, ngo bose bashakaga kujya muri Kongo, ubwo ni muri Zaire y'icyo gihe. Turagenda tugera za Gisenyi, ariko ndibuka akenshi n'impamvu ako kana ntagumye kubana nako buri gihe. Akenshi ndibuka twageze hafi ya za Gisenyi tugera ahantu hari bariyeri, bahita bambwira bati wewe hitugenda genda hari ahantu banyoherezaga, n'ahantu bari barimo bicira abantu hari icyobo. Noneho umukecuru wanjye ati nasoni umwana wanjye, ati mukecuru umwana n'uwawe se? Undi ati n'uwanjye. Zana irangamuntu yawe nabazaniye. Turazibereka barareba, kwa mukecuru ngo wamubyaranye n'Umututsi, ngo ngaho mugende. Turagenda tukigera muri Kongo, ubwo muri Zaire y'icyo gihe. Tugeze i Goma baravuga bati mukomeze aho yitwa Katare. Noneho kumbi hari inkambi hafi aho bitaga Mugunga, ariko baravuga ngo bo batwohereza Katare kubera ngo Mugunga yari yuzuye, hari impunzi nyinshi. Kumbi Katare tukumva na ahantu wenda mu birometero nka 2 cyangwa 3. Turagenda amaguru arashya, tukongera tukaruhuka. Kumbi ubwo kakana mukecuru niwe ugahetse, na mfite teremusi ya wenda twaruhuka gatoya akagashakira igikoma ntikaragishobora. Noneho ubwo turagenda tukugerera ahantu bita Katare. Ubwo tugeze Katare nta n'iminsi 2 twahamaze, umukecuru wanjye nawe abarapfuye. Kumbi kakana katarengeje umwaka, ubwo kaba gapfushije kabiri ababyeyi. Noneho akana ndagasigarana, ariko noneho bitewe nuko n'ubundi kari kakiri gato, byansabaga gushyiramo imbaraga nkashakisha ukuntu nakabonera amata. Ubwo mu gihe nari ngiye kugashakira amata, ubwo twari dusigaye turi kumwe na mushiki wanjye mukuru witwaga Bellacille Mwitirehe. Noneho ngiye kugashakira amata byari nka 3 4. Ubwo niwe wari wagasigaranye, twari turi kumwe. Ahaza sinzi niba ari Abakuru Rouge, ariko byaba byose ni iriya miryango yita ku bana bakiri bato b'imfubyi. Noneho bahageze, ubwo batemberaga mu nkambi bareba utwana twaba dufite ibibazo cyane kugira ngo baturamire. Bahageze babona nakana kakiri gato, bitewe no kubura mama wako, bitewe no kutakabonera icyo kunywa
uko bikwiriye duhora duhunga hato na hato n'urugendo rurerure. Noneho baravuga bati aka kana gafite mama wako. Ibyo ari byo byose umwana udafite mama nawe uhita umwibwira. Usanze karyamye nka hari akayi konyine kandi ari gato cyane kanagaragara nk'akananiwe mu maso. Ubwo bati aka kana gafite mama wako. Uwo mushiki wanjye ati oya, mama wako yarapfuye. None se mwakaduhaye tukakajyana mu kigo turereramo abandi bana kugira ngo tukunganire turebe ko kagira ubuzima. Mushiki wanjye byose yaratekereje avuga ati papa wako nubwo asigaye ariko ntago bimworoheye ku karera. Noneho urumva nuko nari ngishakisha ntaranabona naho nkagurira amata. Noneho aravuga ati noneho ati byaba ari byiza nta kibazo mwamudutwarira. Aravuga ati noneho mudutwaze aho dufite amatente yacu, noneho uhamugeze. Ngo bahita bajyana. Uko ntekereza yabasigiye umwirondoro kuko akana kitwaga NIWENGABIRE Henriette, ariko ndumva iryo yarazi ari Henriette gusa kuko irindi ntago kurimenya byari kumworohera. Ubwo nkaba ntekereza ko wenda hari umwirondoro basize muri uwo muryango. Sinibuka niba ari Croix Rouge, ariko ndibuka nahise nza arambwira ati rero aba Croix Rouge bajyanye ka kana. Ati arandangira, ndavuga se bamujyanye haganaye. Ati kubera ko baba bafite amata yo kubaha, bafite utuntu tubafashisha abana batoya b'udupfubyi. Ati amatente yabo ari hari arahandangira. Ndagenda ngezeyo ndumva ntekereza amatente yabo yari yanditseho hari ikigo cyabo cyanditseho concerne muri ubwo buryo. Mpageze nsanga hari amatente atandukanye. Noneho baravuga bati bitewe nuko abana bari muri aya matente ari abana bafite umwuka muke, barimo na za serumu, ntago dushaka ko mujyamo muri benshi. Hagiyemo 3 kandi nabo barebesha amaso gusa ntihagire uwo bakora. Ati noneho kandi muzajya mumaramo akanya gato, turabaha iminota 3. Ndagenda ninjira mu itente ntitegereza, nkabona utwana turimo turenda gusa, nkabona turi mu kigero kimwe. Bati iminota yanyu yarangiye tuba turasohotse. Ariko ngenda mfite igitekerezo cyuko nzagarukana na mushiki wanjye mukuru wamujyanye kugira ngo noneho tumumenye neza, noneho tunamenye uburyo ki twajya dukorana nabo bashinzwe kubarera. Kigero wagiye wenyine? Nari nagiye njyenyine. Noneho mushiki wanjye nkimara kugaruka aho twari turi, umugabo we nawe abarapfuye. Hari icyorezo cya korera. Akimara gupfa bahuza ibitekerezo bavuze ariko aha hantu twahashirira. Kandi ahantu bitwa Imugunga bavuze ko ari heza, nta kibazo gihari, reka dusubire za Goma. Ubwo bariyunganganya bashakisha ukuntu babona imodoka. Noneho ndatekereza se kakana, ariko bitewe nuko nari nzi yuko kenshi nafashwaga no kuba muri famiye. Ni kenshi hano nageraga hose bahitaga bambwira bati wowe nta kindi tuvugana nawe, genda hariya. Famiye ndakabarirwa bati none se umwana wacu gute. Noneho mpita nimagina ko nubwo nashaka kudefanda kukana ngo nsigare ko nanone nanjye, kandi noneho n'intekerezo z'abantu zari zaramaze kugira ibibazo. Ndavuga oya turajyana, ndavuga ibyo byose nzagaruka vuba kumureba. Duhita dusubira Goma tujya Imugunga. Tukihagera ibyo ari byo byose nashakishije kubera n'ubundi twasengaga, nshakisha ahantu najya gusengera. Mbona groupe y'abantu bari abadivantiste ariko bari opposé n'itorero riyoborwa n'abapasiteri, bo bitwaga abagorozi. Abariho nsengera. Umva hataraca igihe baravuga bati ariko aba bantu ntago bajya batanga, ari byo bitaga ngo ni amatushe, ariko barimo bajijisha ari ugukusanya imfashanyo zo kujyana mu gisoda ngo bagure intwaro ngo bazongera batere mu Rwanda. Noneho
noneho iyo groupe ntiyabyemeraga, ati twebwe amafaranga yacu turigize amahirwe yo kuyabona nayo kugura ibidutunga, ubundi nayo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ntago twemererwa, ntago turi abasoda, ntago twebwe turi abantu b'Imana basenga, tubwiriza ubutumwa abantu b'Imana ngo bihane, ntago twajya gutanga ibigendanye n'igisoda. Bituma ubuyobozi bwo mu nkambi butwishyiramo, ati aba bantu bafite ukuntu bakorana n'inkotanyi. Noneho ubwo bahise premièrement wabaga menase cyane n'iki. Noneho ubwo ndibuka rimwe hari umuntu wambwiye mu makaritsiye babaga bafite amakaritsiye bitiriye bitiriye imijyi yo mu Rwanda na karitsiye zo mu Rwanda. Hari karitsiye nagezemo barambwira bati rero wa mwana turakwinginze ntuzagaruke hano. Nise kubera iki? Ati hano bavuga yuko ushobora kubura intasi. Noneho bitewe n'iki, kenshi najyaga ncuruza imyenda nka twajyaga aho bita mu Birere kurangura y'imyenda tukayitembereza mu nkambi tugurisha. Noneho nari mfite bofu n'umugabo wa Mushiki wanjye yatwaraga ibibisi binini ajya za Butembo atwara abantu tenagaruka. Noneho bigatuma nzanira ibikapu kugira ngo mbashe kubona icyo ncururizamo imyenda, ariko rimwe na rimwe nkanakigurisha bitewe nuko cyabaga gikenewe. Nkahora mpinduranya ibikapu rero. Ati uriya muntu uhinduranya ibikapu bishyashya. Noneho bahita bafata umugambi ngo wo kuzanyica. Uwo muntu arambwira turamenye ntuzagaruke muri karitsiye. Noneho bigatuma buri gihe cyose mba ku mutima mbatushe no kongera gutekereza gusubira kureba wa mwana, avuga kumbi sinzagenda ngenyine, biransaba kujyana n'undi muntu kandi nkamutangira tike. No kubona wa mikoro uri muzi nacyo ni ikindi kibazo. Mu gihe nkibitekereza baba baravuze bati tugomba kurara amarondo. Ya groupe y'abagorozi ntago amarondo twayemeraga. Ntago turabasoda, ubwo waba ugiye kwivanga ntago ijambo ry'Imana ribyemera ko uvanga. Noneho ubwo muri karitsiye baba baravuze bati umuhungu ba hano abana na bashiki be, ariko ashobora kuba ari ikintu. Baraza bati ugomba kurara irondo. Ni rero mumbabarire twebwe ntago twemerewe kujya mu gisirikare. Kuki utaba umusirikari? Ntago tukubwiye ngo ube umusirikari ugende ujye ku irondo uveye kimwe n'abandi muzajya musimburana. Groupe yacu icyo kintu twari twarakiganiriye, ibyerekeye gutanga ayo matushi bitaga amatushi ari amafaranga yo gukoteza, ibyerekeye kurara amarondo kujya mu gisirikare, ibyo byose ntabwo groupe yacu yabyemeraga. Noneho ndibuka rimwe bazanye uwari umumajoro twari duturanye muri iyo karitsiye, baramuzana araza, mbega bo babonaga ntacyo bari bunkoreho, baramuzana baramwitwaza, araza ati niko wowe ntago ushobora kufatanya n'abandi kurara irondo. Ndavuga jewe ntago ndi umusirikare w'isi, njyewe ndi umusirikare wa Yesu, dore nari mfite na Bibiliya ntago natandukanaga nayo. Ati harya muri pisome, ati pisome harya bati ni Zaburi mo majoro. Ati muri Zaburi Dawidi ntiharwanye n'abanzi be akabanesha. Twebwe ntago tugira abanzi, twebwe ahubwo abo ngabo twatekereza ko ari abanzi tubagaruza ijambo ry'Imana tubabwira ubutumwa bwiza. Noneho babona ati ngo mo majoro abona ujya bashobora mureke. Noneho agira gutya avuga ati ariko abantu bose babaye nkamwe byagenda gute? Mo majoro abantu bose babaye nkatwe isi yabona amahoro. Ni kuko nta na rimwe umva ari amafaranga ntago wayashyira ngo ndayatwara, ari ukugambanira ngo ndakugirira nabi ntago nabitinyuka. Bose babaye nkatwe byaba ari amahoro. Ati ntago bishoboka rero, twebwe ugomba kujya mu gufasha abandi kurara irondo. Nose ko nta ntwaro mfite, intwaro yanjye ari Bibiliya, ndagenda kurara irondo, ndagenda n'intwaro ye mbo. Ati noneho ubwo bigenze gutyo
ndibuka yankubise ikintu sinzi hari nagiye kubona mbona umuriro uratse, noneho mushiki wanjye twabanaga anyura inyuma amukurura akaboko, amurebye anyura mu bantu aramubura, bari bakoranye ari benshi cyane baje ku itente twabagamo, ahita abaza ngo niko ngo n'abashiki be barafatanyije muri iyo myumvire yabo, abandi muri kase bati ngo ya bashiki babo rwose nta kibazo ntago bari kumwe, ariko bwarakeye. Ubwo ni ukuvuga ngo impamvu wa mwana ntabashije kuguma kugira gute gukurikirana ibyo, nahise mu cyakare, ubwo bayahise babwira mumufate ku ngufu mumujyane aho ku barriere aho murari rondo, nejo mugenze gutyo kugeza igihe imyumvire izahinduka, nibwo azajya dohorerwa nawe aryame nk'abandi anyuranemo n'abandi. Ati kandi nibaguma gutsimbarara tuzakubereka. Bwarakeye umuntu umwana ryakara aravuga weho bafashe ingamba abantu bafite iyo myumvire yo kutagendana nabo kubikiza. Ati noneho weho ikintu nagufasha. Ubwo yarafite famiye hakurya y'ikivu ahantu bita muri zone ya Katare, byari kwambuka mu bwato. Avuga weho ejo nzasubirayo uze tujyane. Ubwo namaze kabiri ntarara mu rugo, baza kundeba bakambura, duhita twambuka hakurya y'ikivu. Byumvikane ngo ubwo kongera kubona umwanya wo kujya kureba wa mwana ntibiri bwongere gukunda. Noneho ubwo ikintu cyakurikiyeho niki, nuko mu nkambi haciye agahe, biba ngombwa ko impunzi zigaruka mu Rwanda. Ubwo ngiye nabaga iyo hakurya. Nyuma nabo muri famiye rwose barageze mu rugo, nza kumenya amakuru ko baba baragezeyo, nanjye mbona gutaha. Noneho mpageze ndibuka nahuye n'umudamu umwe, arambwira ati rero ati kakana kawe ati nigeze kubona abakobwa bo muri ya miryango yita ku mfubyi, ati nabonye umukobwa agafite. Ati ndavuga ariko akakana ndakazi nakumuturanye. Ndavuga nise amaherezo wajyagenze abatari ko ati nkurikije ukuntu numvishe atahari bashobora kuba barajyanywe i Burayi. Ati bitewe nuko intambara yageze mu nkambi, noneho abana b'imfubyi nibo babanza guhungisha, ati bashobora kuba barabajyanye i Burayi. Noneho abandi nanone akavuga ati se ko hari n'igihe hazaga abazayirwa bashaka abana bo kwa Dabuta. None ubwo ni ukuvuga ngo nkurikije cyo kora imyaka yari afite, we yari afite umwaka umwe. Nkumva nta muntu wakwishimira gutwara akana kameze kangana gutyo. Nabyo nkumva ntabitekereza, nkavuga ntihare wenda abakongomani wenda baba baraje bati muduhe utwana two kurera bakabajyana, cyangwa se baba barabimuye. Ariko nkatekereza ntibyari byo byose n'uwa mutwara, byari byose buri mwana bafite dosiye baba baramukoze, cyane ko hari utuntu babambikaga ku kaboko turiho nimero. Ngo ndumva ako kanimero ko ku kaboko kako kantu bamwambitse bagahuzaga hari na dosiye. Nkaba ni muri icyo cyerekezo ntekereza nti wenda habaye amahirwe hari nkurikije uburyo kinumvisha umuryango wanyu ukora, umuryango wanyu wa SMS. Nabyumvishe bwa mbere mbyumvishe mu gakino gakinwa kitwaga Abacu mu ikinamico. Noneho muri ubwo buryo ndavuga ntari wazabisunga, ariko mu gihe nkishidikanya umudamu wa mukuru wanjye andusha ubutwara, numva arampamagaye ati nakoranye communication nabo muri SMS, ati noneho twemeranya ko nzagenda tukaganira kuri wa mwana wacu twabuze. Atariko wampa amazina ye ntago ndibuka rimwe Henriette gusa, ati ubwo wamfasha kugira ngo tumenye n'ayandi. Ndavuga mbese wantanze kubera nanjye najyaga numva umukino w'ikinamico w'uwo muryango, nkumva ndashyugumbwa kuba nagira na communication naho. Noneho muri ubwo buryo kubw'amahirwe uwo mudamu wa mukuru wanjye abarampamagaye, ndavuga nti ubwo wagize ubwo butwari nti rwose ni byiza tuzajyana. Uko niko nagize gutya mbanje kugira ngo nibura nanjye ntange ubwo butumwa, ahari nihagira Imana nidukorera igitangaza tubasha kumwumva, cyangwa se wenda
niyo ataboneka ariko umuntu akamenya ngo ntako ntagize, ubwo noneho umuntu akicara wenda atuje ariko muri ubwo buryo. Watubwiye ko uwo mwana nyine mushiki wawe yamujyanye mu kigo ajyanye n'abo bakobwa bari baje gushaka abana b'imfubyi, usanga bamujyanye. Ariko nagira ngo dusobanurire amazina ya mushiki wawe wamujyanye, niba yarakubwiye uko yandikishije dosiye y'umwana, ese yandikishije ababyeyi be, ese ntiyabandikishije, ese umwana amazina yandikishije ayahe, kugira ngo dushobore gukurikira neza ku buryo n'uwakurikira dosiye y'umwana yamenya n'ibiki yandikishije. Mushiki wanjye wamutwaye yitwa Bellacille Mwitirehe. Noneho umwana yitwaga NIWENGABIRE Henriette, ariko ndatekereza ko iryari rizwi cyane ari Henriette. Niryo yarazi. Mama w'umwana yitwaga Mushiki. Ariko nanone nawe iryo ntekereza ko yarazi cyane ari Koreta. Ntekereza ko ashobora kuba yarandikije Koreta n'indi atarizi. Ariko njyewe ndumva byari byose amazina yanjye yazi KAMANA Laurent, nka musaza we ndumva yarayandikishije gutyo. None ko watubwiye ngo utekereza ko abo bantu bamujyanye ari ikigo cya konserine, ni iki cyaguteye kumva ko ari konserine? Hari aho wabonye byari byanditse? Amatente ibyo ari byo byose hari uburyo ki aba yanditseho kugira ngo icyo kigo kinamenyekane. Ndimagina mu bitekerezo ko hari handitseho konserine, niko nibuka. Ndumva ariko naba narahasomye. Watubwiye ko hari umumama wigeze kukubwira ko umwana wawe yamubonyeho, ariko ntabwo hasobanuye neza. Uwo mwana wawe yamubonyeho agiye he, bahuriye he? Turagira ngo dusobanurire neza buryo ki yamubonye. Yambwiye ko nawe yaragiye muri icyo kigo, hari umwana agiye kuhareba w'imfubyi baburanye wo mu muryango. Noneho hageze ngo abona abakobwa bashinzwe kurera abana bagakikiye, ngo akabonye arakamenya aho ngaho mu kigo. Ngo araneba bibabwira abo batari kugakakana, papa wako ndamuzi ariho. Noneho muri ubwo buryo abimbwira muri ubwo buryo, ariko mu gihe nkitekereza kujyayo nibwo hahise haba cya kibazo cyatumye abo bamenasaga groupe nasengeragamo, umuntu yamburiye ati nyabuna ushatse wakwiyambukira bita nambuka njya hakurya aho bita muri zone ya Karehe, ni hakurya y'ikivo uturuka za Goma. Ubwo rero mba nambutse gutyo, kandi mu gihe gito n'ubundi inkambi ntabwo zari zigihari. Akubwira ko umwana kwimuka n'ibiki bivuga? Kuba baramwimuye nyuma nibwo namubaje ni se hari buriya byaba byaragenze gute kuri izo mfubyi mu gihe hari habayeho ngombwa ko impunzi bamwe bagaruka mu Rwanda, abandi bakomeza mu mashyamba. Abazungu ati bahita babimura, ati numvishe ko baba barabajyanye za Buraya hari. Ariko mu buryo nkatekereza ko byari byo byose wenda niba kiriho abari mu bana wenda bimure mu bindi bigo by'imfubyi, yaba muri Kongo, yaba hari abagarutse mu Rwanda, sindi nanjye n'ugushakisha ku buryo wenda niba haba hari umwana uri mu buzima nk'ubwo, cyangwa se dosiye ikaba yarabitswe neza rwose pe, ko umuntu igitangaza cyakorwa umuntu akamubona wenda. Ubwo nkaba nshoje mbashimira abakurikiye ubu buhamya kuri iyi TV ya SMS. Ubwo wagira icyerekezo aduha, cyangwa se akaba wenda yagira amakuru make yamenyaho, yadufasha akatumenyesha rwose. Abyari byose nimero yanjye ya telefone yamenyesha umuryango SMS. Urakoze KAMANA
kutugezaho ubuhamya bwawe bushakisha umwana wawe NIWENGABIRE Henriette, mwaburanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Abakurikiye ubuhamya bwa KAMANA Laurent mwumvise ko ashakisha umwana we witwa NIWENGABIRE Henriette, wari mu kigero cy'umwaka umwe, yari akiri muto cyane. Bakaba baraburanye bageze mu nkambi ya Katare mu cyahoze ari Zaire. Ariko muri uko kuburana nuko yagiye kumushakira amata yo kunywa kuko yari akiri muto, amusigira mushiki we witwa Mwitirehe Bellacille. Nyuma hakaza kuza abantu bashakaga abana b'imfubyi mu nkambi, imfubyi zitagira kirengera, noneho bakaza kumujyana mu kigo cyari hafi aho ngaho muri iyo nkambi. Ariko KAMANA we akeka ko icyo kigo cyitwa concerne kuko ku mahema yabo yibuka ko byari byanditseho. Uyu mushiki we rero yajyana uwo mwana muri icyo kigo kwari kugira ngo bashobore kumwitaho, ariko yasize amwandikishije. Amazina y'umwana rero mushiki we yibukaga na Henriette. KAMANA akeka ko yaba yarandikishije Henriette nubwo yari afite irindi zina NIWENGABIRE. Amazina ya papa we ni KAMANA Laurent, mushiki we yari ayazi. Amazina ya mama w'umwana we yitwaga Mushiki Koreta, ariko mushiki wa Laurent we yari azi Koreta gusa, ashobora kuba yarandikishije Koreta. Ubwo rero turasaba umuntu wese wamenya amakuru y'umwana NIWENGABIRE Henriette, abakozi baba barakoze muri icyo kigo cya concerne cyari mu nkambi ya Katare, haramutse umenya amakuru rwose yaba atugiriye neza, yatanga amakuru kuri nimero y'umuryango SMS murebe imbere yanyu. Nanone turasaba n'undi wese wamenya amakuru uretse uwo mukozi, nawe wamenya amakuru y'uwo mwana yayatanga kuri uyu muryango wacu wa SMS kugira ngo dufatanye gushakisha uwo mwana NIWENGABIRE Henriette. Murakoze, mudufashe gushaka abo twaburanye nabo.